Niba ugiye gutangira skincare routine vuba aha, umuntu nyine utazi ibintu bya skincare routine, bakaba barakubwiye ko skincare routine ukeneye gukoresha ibintu byinshi. Reka nkubwire ukuri, ukeneye ibintu bitatu gusa. Yego, bitatu gusa, ibindi byose si ngombwa. Routine ya nyayo ku muntu ugitangira skincare routine ni cleanser, moisturizer na sunscreen ku manywa. Ufite ibi bintu bitatu uhagaze neza mu rugendo rwo gutangira skincare. In a world where beauty's prized, Yaquel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Niyo ntambwe ya mbere yo gutangira skincare routine. Icyo cleanser igufasha ni ukudahindagura pH y'uruhu rwawe, gusukura uruhu rwawe ikarukuraho imyanda yose kandi itarwumishije. Ikindi ikuraho amavuta adakenewe ku ruhu rwawe, mbese iri mu bifasha uruhu rwawe kuringaniza amavuta. Niba ufite oil skin izagufasha, kuko andi masabune abantu benshi bakoresha ari mu bintu bituma uruhu rukora amavuta menshi, ayo mavuta menshi akazavamo ibiheri. Kandi mu mpamvu zituma abantu bakora skincare ni ukwirinda kuzana ibiheri. Gusa nanone nubwo ukoresha cleanser nziza, iyo wisukuye cyane mu maso cyangwa ukabikora inshuro nyinshi cyangwa ukabikora mu buryo bukabije cyane, cyangwa ugakoresha buri munsi ukajya ukoresha ama cleanser ari actives, nabyo ntabwo ari byiza, bishobora kukwangiza. Nubwo ari cleanser ugomba kwirinda ukamenya niba ari gentle cleanser. Iyo zirimo actives nyinshi cyangwa iyo uzikoresha inshuro nyinshi cyangwa wikuba cyane, bishobora kumisha uruhu ugasanga uruhu rwawe rukora amavuta y'umurengera azavamo n'ibiheri. Koresha cleanser iri gentle ku munsi, ibyo ngibyo birahagije. Nyuma rero yo gukoresha cleanser, abenshi hari igihe iki kintu batacyitaho kandi kiri mu bintu bikunda kwangiza uruhu rwa benshi. Icyo kintu ni ikihe rero? Batekereza ko moisturizer atari ngombwa, batekereza ko iyo umaze koga kwisiga si ngombwa, cyane cyane ku bantu bafite oil skin. Kandi ibyo biba ari amakosa, uruhu rwawe ushobora kurwumisha, warwumisha amavuta y'umurengera agakorwa. Ikindi moisturizer idufasha nuko ituma uruhu rwacu rwo hejuru rugira ubudahangarwa. Ubwo budahangarwa bukaba bwaturinda ko hagira bakteri n'imwe yinjira mu ruhu rwacu. Koresha moisturizer buri munsi nubwo waba ufite oil skin type. None niba udakoresha ino product ya gatatu, ano mavuta ya gatatu, niba utayakoresha, nanone uri mu gihombo, kuko ibyo uri kuvunikira ntabwo bizagerwaho. Sunscreen niyo product y'ingenzi cyane tugira muri skincare routine, kuko izakurinda kuzana dark spots za hato na hato, kurinda kuba ibiheri urwaye byagusigira inkovu, kandi ikindi izanarinda uruhu rwawe gusaza imburagihe. Si n'ibyo gusa, izanarinda n'uruhu rwawe kanseri y'uruhu. Niba rero utayikoresha, result ushaka zishobora gusubira inyuma, umusaruro ukabona ari nawo. Sunscreen buri munsi no mu nzu cyangwa no mu gihe cy'imvura ni ngombwa cyane kuyikoresha. Amwe mu makosa ugomba kwirinda niba ari bwo ugitangira gukora skincare: irinde gukoresha product nyinshi icyarimwe, kuko product nyinshi twabivuzeho mu buryo burambuye, uburyo imwe ica intege indi, uburyo acide zimwe na zimwe iyo uzikoreshanije, imwe ishobora kongera irritation cyangwa imwe igakansoringa indi, ugasanga uri kuvunikira ubusa cyangwa ugasanga nta musaruro n'umwe ubonye. Ikindi ugomba kwirinda ni ukwirinda guhindagura skincare, kuko ushobora kujya kuyihindura aribwo yari igiye kuguha umusaruro. Niba itari kugutera ibiheri, yikomeza. Niba iri kugutera ibiheri, wenda aho ngaho nibwo ushobora kuyihindura. Indi mpamvu ukwiye kureka ibintu byo gukoresha product nyinshi ni uko udashobora kumenya ngo ni iyihe igukorera, ni iyihe itagukorera. Ugomba kubyirinda. Skincare ntabwo ari irushanwa, skincare ni process ya gake gake. Icyo gukora, gira product 3 z'ingenzi, ibindi uzagenda ubyongera muri routine yawe bitewe n'ukuntu skincare yatangiye kukuryohera. Kuko iyo watangiye gukora skincare hari ukuntu uba addicted, ugatangira kujya ukoresha noneho skincare zindi nyuma yaho. Niba ari bwo ugitangira skincare, wibigira intambara. Niba ushaka ko nagufasha gukora routine nziza yakubera, andika muri comment skin type yawe, ndakubwira product wakoresha zakugirira umumaro.